Hello guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Hand ugarutse. Ubu noneho uyu munsi mbazaniye update kuri mining ya Ruby Network. Ruby Network ni mining nziza ifite icyerekezo. Bigaragara ko iyi ngiyi yo ntabwo icyerekezo 90% dufite icyerekezo ko ari mining nziza kandi izatanga amafaranga, turabyizeye. Iyi mining rero update mbazaniye ni uko batangaje ko KYC iri hafi, KYC 1.6 iri hafi. Ubwo rero ikintu usabwa niba warayitangiye uri muri mininga, ugomba kuba umininga buri munsi udasiba. Biriya bintu njya mbona ngo musiba mugire ute, ntago biriya bintu nyine bishobora kuzatuma udakora KYC yawe neza. Noneho nawe utarayitangira biroroshye cyane. Muri comment ndashyiramo link ya video ibyerekana, cyangwa wowe bitagora cyane uri buze kuri Play Store, wandikemo Ruby Network, Ruby dore iyi ngiyi ya mbere bampaye hano, downloading urangiza ufunguremo account, referral code ngiyo nayiza kuri screen, referral code yanjye. Ubundi murangiza mu mining dutegereze KYC. Iyi mining ni nziza rwose, muragibwira abantu. Nawe rero niba utarayitangira gerageza uyitangire, referral code ngiyo kuri screen, making sure ko mininga buri munsi, na update za KYC nizagera zose nzajya nzibaha. Yego, iyi mining ukuntu ikorwa, uza nyuma ya buri masaha 28 bahita bakwereka ngo start mining, ugahita ukandaho. Nyuma yo gukandaho ukongera ukagaruka nyuma y'amasaha 28. Iyo ushaka kwinjiza abantu uraza ugakanda hano. Ura kwinjiza abantu nabyo bituma hiyongera amacoin mining. Yego, urabona hano bahita bakuzana hano, dore referral code yanjye. Nawe iyo uhaje bahita bakwereka referral code yawe. Ubwo abantu muri bunanyinjirireho mushaka gufunguramo account, dore ngiyi referral code muri bukoresha. Ubwo rero ikintu usabwa, niba warayitangiye, komeza mining ntugasibe. Yego, ntugasibe umunsi wose, gutyo. Kandi buriya niyo na mininze buri munsi byongera n'amacoin yawe, bituma hari coin wiyongeraho zizagufasha kugira agaciro. Reba nka kano gaciro Ruby bayibarira, kano kanya Ruby bayibarira $5.40. Ibaze iristinzwe ku $5, 5 ufitemo wenda coin niyo zaba 50 cyangwa 100. Reka tubare 100, hita ufata $5 ukuba 100. Urabyumva neza? Nibwo ni $500. Sorry, ni $500. $500 kano kanya vunjwa $800. Kandi izo coin nkubwiye wazimayininga mu gihe kitarenze amezi 2, 3. Kandi ari ukuza ugakandaho rimwe ukigendera, ntago ari ukwirirwaho. Abantu mwumva ko mining ari scam, yego harimo zimwe za scam, gusa hari mining njyewe mba nabazaniye ziba zizewe kandi zanyazo. Yego, nk'iyi mining n'indi bita Interlink, izo ngizo zo ndazizeye. Bibaye bikunda wazishyiramo imbaraga ukazimayininga. Kandi uba wifuza kumenya izindi mining zijya mbere, wajya kuri no channel yanjye ukajya ureba izindi video ziriho. Kandi mujye mwibuka gukora subscribe kugira ngo video yanjye nshyashya nzanye igiye tubageraho. Muna kandi like, uri ukanze like ugakora subscribe ku muntu, video nshyashya iyo isohoye bihita biza muri notification, ukaba wajya kuyireba ukareba update nshyashya muri mining runaka cyangwa indi mining nshyashya. Tugakomeza mining, ubundi tugahanga amaso ibijya mbere mu isi ya blockchain na cryptocurrency. Nayo makuru nari mbafitiye yuko KYC yayo iri hafi. Namwe abantu mutaratangira, ntago
ntago mwacikanwe cyane, mwaza mukamayininga gutyo gutyo, ubundi tukazategereza listing yagera tukagurisha amakoini yacu. Ase buriya hari ikibazo mutajya mwibaza, buriya wigeze uganira n'umuntu wagurishije payi ngo akubwire uburyo umayininze payi neza akazigurisha? Uzihangane umushake umubaze, njye ndamuzi wazigurishije ukuramo amafaranga menshi, nanjye narazigurishije nkuramo amafaranga make cyane nyine, nakuyemo ibihumbi 150, urumva ko ari make cyane, kubera ko njye mbere ntago nakurikiraga ibintu bya cryptocurrency neza, nanayikoraga gutyo insimbagurika iminsi, gusa payi yatumye mbona ko mining ari bimwe mu bintu byahindura ubuzima bw'umuntu. Yego rero nawe ubaye utarayitangira wayitangira, nawe usanzwe umayininga shyiramo akabaraga ntugasibe umunsi n'uyu n'umwe. Sawa turi kumwe, ciao ciao.